iki kintu wowe wabashe kunyuramo wakivuga gitunesorese mva singiye kukubeshya biteye iseseme n'agahinda pe ngenda bikubwiza ukuri narabikoze pe muri uru Rwanda sibyo uzajya akavuga uti John Lee namurushije kuryamana n'abagabo benshi cyangwa John Lee namurushije guslayinga shape nzamenya ko natari we mwene data kubona ari umutinganye ndabishimira Imana ko nabivuyemo ariko mu kuba nayishima nyene n'andi mashimwe aruta yanjye kandi nkanashima n'umutima wanjye wose mbona abandi nasize inyuma nabo bari gukorera Nyagasani ko sinakwishimira kuzabona njye mu ijuru njyenyine hari abandi twakoranye umwuga mubi wowe rero ukiri umunyabyaha naho wicaye aho ngaho uri kureba ibingibi wumvaga kuri inshuti yanjye wenda wese unabyira bagenzi bawe ati dore ni inshuti yanjye sinyiri inshuti yaho ukundi kubera isayo urimo. nongeye ndagusuhuje kandi ndagushimiye cyane wifuriza amahoro y'Imana aho uri hose wowe dukurikira buri munsi buri saha wowe ubana natwe ku Mutako TV nizere ko umeze neza. Nitwa Yaramaramaje no Mutako TV, subscribe, like, share nizo dukeneye hanyuma ukajya ukurikira ibiganiro tukugezaho. Nakubwiye ko naje gusenya ibyanze gusenyuka. Ibyanze gusenyuka ni ibihe? Ni bya bindi mwirirwa mubona bitari byiza hano hanze bigenda bicurelinga abantu bakababara n'abandi bakishima, ariko twegera abantu bamwe banyuze muri byinshi bigiye bitandukanye bagatanga ubuhamya cyangwa bakatubwira urugendo rw'ibyo barimo naho bageze. Tunakomeza no gushimira Imana cyane ko ikomeje kuvugira mu bantu bayo, bamwe bagahinduka n'abatarahinduka bazahinduka bitewe n'ibyo babona ku Mutako TV. Imbere yanyu murahabona umuvandimwe aritonze cyane, aratuje muri no minsi, aratuje cyane, araza kutubwira impamvu atuje, ariko reka tumuhe ikaze ku Mutako TV. Ikaze. Mwiriwe. Twiriwe neza, muraho? Turakomeye turashima Imana. Amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Uwiteka agomeje kuturambika ibiganza bye. Tumenya amakuru y'ahantu mwari muri muvuye gusenga. Ibyo mvuga ni ukuri cyangwa nje wenda mbwira abadukurikiye mbabwiye bitari byo? Oya ni ukuri. Ariko ndumva nta n'ikibazo gikomeye cyane kirimo. Uvugishije kuri aho ikintu kinunguye ni ukuntu bimenye. Ndi umutananirwa kandi kugira ngo isi yose imenye ibyacu inadukurikiye mu bwana byiza. Paparazi muri Makenya uri paparazi. Ndi umupaparazi mwiza. Yo gusenga we nande muri rusange tutaragera kuri byinshi. Gusenga njye n'abagenzi banjye yego n'umubyeyi wanjye aho bita Ige, aho bita Emmanuel, hari n'uwo bita Claude. Abo bantu barabazi muri abasitari muri no minsi murimo muravugwa cyane, ariyo mpamvu twaje n'ubundi mwaravugwaga, ariko muri no minsi murimo muravuga cyane ko n'isi yose ihanze amaso ibyo murimo muravuga byiza. Yego turabasitari ba Nyagasani, ariko by the way ntabwo turabasitari bisi, twebwe turabasitari ba Nyagasani. Icyanzanya rero ni ibintu bitari byinshi cyane. Hari abakuza imbere mu yindi sura uri umurasta, n'abakubona nta musatsi ufite, urasa neza pe, urasa neza ariko mvuze. Oya abanyamakuru mwese rero muri kwibeshyaho, umusatsi si bwo burasta kandi sinari ndi n'umurasta, kuko umurasta nta kibazo ateje. Nari ndi defera nuko ndubu, nari umukobwa kandi umuhungu, nari ndi kivumwe sibyo, ntabwo nari umwana wa Nyagasani. Ariko mu itangazamakuru kenshi nkomeje kubabwira ni ubuhamya Nyagasani bashatse guha umuntu ngo agire ibyo naciyemo byose, ibyo nakoze byose ni ubuhamya. Already ndacyabihamya, ndacyanabihamiriza, sinyiri wa wundi ukundi. Nitwa mu bandi Jean de Dieu,
umuhungu ukiri mutoya ushima Imana kandi uhora uhimbaza Imana. Jya mu bandi Jean de Dieu yavuze ko wari umukobwa uri n'umuhungu. Kuri ubu ngubu uri umukobwa already nari umutinganyi, bishyire mu magambo arambuye, kuko iyo ugiye gutwika akazu ka Satani ugatwika kose. Nari umutinganyi. Yego. hari umuntu wenda wumvise iryo jambo akaryumva ari ubwa mbere, umutinganyi zisobanura n'umuntu ki muri rusange, ku muntu wenda utamuzi? Ni umuhungu usambana n'abandi bahungu. Ariko njye nari mfite umudayimoni wampinduye cyane, atuma mpinduka nk'abakobwa. Sorry, impamvu ubona ndi kubivuga ncikaho intege cyane, ni ibintu nanjye ubwanjye iyo nsubishije ubwonko inyuma, ni ibintu natajya nishimira cyane. Ni ibintu binyibutsa ahabi hanjye hashize, kandi Uwiteka aravuga ngo mundekere ibyahashize, mbahindurire mbaremere ibishya. Njyewe Uwiteka ari kundemera ibishya, ndimeze nk'umwana uvutse. Nimba uzi umwana uvutse cyangwa umuntu wabuze ubwonko bwibutsa, iyo yongeye gutekereza cyangwa avuye muri koma, ukuntu atangira memory itangira gufata. Njye already ubu binabaye byiza nk'umuvandimwe wambaza ibiriho ubu, ko ndi kwiyumva ukomeze, ariko biriya byahise. Ariko tukiri ku kantu gatoya, buriya hari ikintu mutazi, abantu benshi si uko mvuze ko badakijijwe, ariko abantu benshi cyane batarabona umwanzi Satani ngo bamubone gutya koko, bicare bamutekerezeho, bazi ko ari ikintu kiri aho gipfuye koroha. Ariko burya Satani mucunze neza ahagurukira mu biganiro byacu, agaterera no mu ntambwe mu biganiro byacu. Rero naho sindaba umukristo ukomeye cyane ku buryo ngeraho Satani atatera amabuye, sibyo? Aho Satani atagera. Of course hari n'abapasiteri benshi n'abakozi b'Imana benshi aho bari bumva ko bari ku musaraba, ariko aho bari nabo babizi bahora birukana Satani, kuko nta muntu ku isi uragera aho Satani adatera amabuye. Ariko nanjye sinshaka kuriya mudayimoni kongera kumuvuga ukundi, ko namushyinguye mu buzima bwanjye, uko namwiyambuye. Imana yarakoze cyane kuba naramwiyambuye akaba yagenda. Ahubwo icyo nakubwira cyo muri aka kanya already Imana ikonkorera ibitangaza. Imana ni nziza ibihe byose. Natwe tuba tubibona cyane. Murakoze cyane. Hari akantu gatoya nashaka tuvugeho gato, tuze tuvaho kuri ibyo ngibyo twigire ku bindi aribyo byanatuzanye hano. Wari umugore, wari umugabo, ese hari umugore n'umugabo, no kuba wari ufite umugabo wawe? Kuvuga ko ndi umukozi w'Imana nanga ari byo bivuze ko nadafite mu mutwe. Nakubwiye ko icyo kiganiro sinkeneye, sinanagishaka ukundi, n'abandi banyamakuru bagenzi bawe babonereho. Ubu ndi Jean de Dieu, njya mu bandi, nango ndi John Lee. Nimushaka kumenya biriya bintu, muzaze mu nsengero, ndi guhagara ngatanga ubuhamya, ngatangwa ibyambayeho byose, ariko already aka kanya imbere ya kamera. Inshuti za Umutako TV mukurikiranye ishusho, mubyihanganire rwose, mumbabarire, sinshaka aho umwanzi Satani ahagurukira yongera kuntera, kuko n'urugamba ndi kurwana ntabwo rworoshye aka kanya. Twaje nubwo tutagiwe amahirwe yo kubaganiriza muri mu rusengero, mwagiye kwatura ibyaha byanyu, twabonye mubyina cyane, mwishimye, mwanezerewe. Tubwira ishusho yari imeze ite mu bantu mwabonaga imbere yanyu? Already reka nkubwize ukuri, ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo umunyabyaha umwe ahindukiye akakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, mwijira bubukwe. Nta mpamvu rero tutari kubyina ngo tunishime, kuko twari tumaze kwiyambura umwambaro umwanzi Satani yari yaratwambitse, twambaye undi mushya. Ubwo rero twarishimye, kandi n'ubu turakishima, tuzanahora twishimye. Cyo nabahamiriza cyo, tuzahora twishimye kuko turi kumwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Ugeze kumva ntangira mvuga ngo twaje gusenya ibyanze gusenyuka, ibyanze gusenyuka ni ibihe? Bya bindi bitari byiza, ibyo tubona hanze. Nanjye naje kurwanya no gukomeza kwerekana ibyiza, aho kugira ngo dufate umwanya wo gushyigikira babandi bahora bitaka amabi kandi atari byo tugamije. Niyo mpamvu naje kukureba ngo twereke Abanyarwanda ibyiza
birimo biragenda bidusanga ariyo mpamvu wicaye hano unezerewe ndetse na bagenzi bawe. Uwukora muri ako kanya aravuga ati tusuriye ari mu gakino uriya se yagiye hari shitani kimurimo wowe yamaze kuvamo. we icyo namubwira uwo uri hariya niyikomereze ariko icyo namugiraho inama nimba yumva ko ari agakino ndimo ambabari yambara nawe akagakina pe. Ako gakino urimo kamubera kandi kamubera kuko nanjye karambereye. Njye umva ndi mu gakino ariko Imana imfashe yarakoze cyane. Ni agakino keza kuko ni agakino kerekana ko natari icyo nari cyo mbere nari ikintu ubundi umuntu. Ubu nzi Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ese we yabashije akagakina akabona ko Imana atari Imana ikinishwa, atari Imana bagiramo imikino. Bro, hari ikintu abantu batarasobanukirwa kandi akenshi ubu no mu mwuka rwose mbaye nyagasana mbabarire. Hari ikintu ngiye gusobanurira Abanyarwanda n'abaturage b'isi yose. Kuki abanyabyaha bose bumva ko uko bakora ibyaha uko babaswe na Satani ariko abantu bose bameze? Ese urumva ngiye byambabaza ibyo bari kumvuga? Urumva byanshyira agakiza hasi? Hari abantu benshi bakomeye babakozi b'Imana benshi cyane, tonto benshi cyane ku isi, benshi cyane babakozi b'Imana bavuzwe, bavuga ko bakorera ikuzimu, bavuga ko bakorera amasatani, sibyo? Ariko baranga bakorera Imana benshi cyane n'ubu baracyariho. Ese nge wakoreye Satani z'uburyo ibihembo bye urana nge nakumva mugenzi wanjye wahoze ari mugenzi wanjye, sibyo? Cyangwa uriya ukiri mu byaha ugifata ibyaha nkaho ari marayika yiwe cyangwa ariko kazi ke, sibyo? Kumva ari aho byanengura koko, kumva ko ari aho byankora. Namenye umwami Yesu pe, nagiye kinini kirashira. Ubu tuvugana uyu munota ukwezi kurashize ndi gukorera Uwiteka, sibyo? Kandi ndifuza ko mu myaka 23 mfite ubu aka kanya, sibyo? Ejo ndi mu kwa kabiri ku itariki 2 nibwo nzaba nkoze anniversaire y'imyaka 24. Ndishimira ko guhera ku mwaka wa 24 kuzamura indi myaka yose nzabaho ubuzima bwanjye nzaba ndi gukora Nyagasani. Bumvise cyane uri tayari rero, Imana nigufasha kugawa n'ubushobozi tayari gushaka umugore already nta mugabo ubaho adafite umugore, kuko Imana yaraturemye iratubwira ngo tubyare twororoke. Iremye umugabo imukuramo, iramusinziriza ikuramo urubavu imukuriramo umufasha. Already nanjye ndi kwegera Nyagasani. Icyo nabwira abakunzi banjye n'abakunzi ba Nyagasani, rwose umugeni umukwe muzamubona vuba. Umukazana ubwo ninjye mukwe, umukazana bazamubona. Ako I'm not sure right now kuko ndi kurwana intambara ikomeye cyane, ko ndashaka kubanza gukemura ibya Nyagasani nangije. Hari byinshi bya Nyagasani nangije nangubaka akanya ibyo ndabijyamo. Ngize amahirwe Imana iramfashije, nyize umudayimoni uneza kwigira umugore ukanyohereza mu bagabo. Sinshaka rero ko inyohererezaho, sinshaka ko Satani yongera akanyoherereza baderira, sibyo? Kuko iyo uri muri Nyagasani, Nyagasani agushakira n'umugeni mwiza kandi uhimbaje ushima Imana. Yego rero mu gihe nyiri ku isi mwakibyarira mwe ntabwo nzatinda, ndabibizeje. Kandi na Nyagasani wanjye nzi ko abinyizeje kuko imyaka mfite niyo ngiyo, ariko ntabwo ari imyaka yo gushaka, ndacyari muto cyane. Nta nubwo ndi mu myaka yo kwikurura mu bakobwa mu bagore. Ejo nazagenda ibirwara like mwabitoragura aho Imana yandinze simbitoreragurira muri biriya byaha bikojeje isoni, nazabikura no mu bindi byaha by'ubusambanyi. Kuko brother utekereje aka kayamvuze ngo ngiye mu bakobwa, naho naba mvuye, naho naba ngiye, nta nicyo nabanyishijwe, naba nyiri kumwe na Satani, ahubwo naba nzamuye intera.
cyo nabyira abakunzi rero ba Umutako TV na Tuzubake TV, cyo nababwira ni iki ngiki, mushonje mudahishiwe. Imana iduhana umugisha. Twaje rero hano kuhinjira bigoye, dusanga muri kumwe n'abantu babarinze, ni abarinzi b'Imana ariko ni abantu babari hafi, buri kanya murarya muranywa mufashwe neza. Shangazi abafashe neza, ni Imana imufashije, ni Imana ibimufashamo, ni Imana ibimufashamo. Nk'uko maze kubivuga ku masosho media menshi, abantu benshi bari gushyira mu majwi Shangazi. Shangazi ni umubyeyi, ni umubyeyi wanjye. Niyo mpamvu nakubwiye nagiye gusenga ndi kumwe n'abavandimwe banjye, ariwe Claude, Emi na Ig, ako nakubwiye n'umubyeyi wanjye, sibyo? Ni Shangazi, ni umubyeyi wanjye, ameze neza, Imana iramukomeje kandi ikomeje kuduhana umugisha. Cyo nakubwira hano dusanze, impamvu hasanze hari uburinzi ari n'iki, turi mu masengesho y'iminsi 30, turi muri lokali ya Nyagasani, twaye iminsi 30 yo gukorera Imana. Yego, nuko nyine twari tuvuye gusenga, amasaha yarageze turiyakira, and then ariko n'ubu ngubu tugiye kujya mu masengesho kugeza ejo mu gitondo. Niki wumva ugiye guhozaho cyane, usaba Uwiteka, uhora wicuza, wumva ko Imana yazakikubarira, gihora kiri ku mutima wawe mu byo wanyuzemo, ko bati Imana iki kintu nakoze ndagusabye Nyagasani. Imana yarambabariye, icyo nicyo nakubwira. Ku ijambo ryayo rirambya ngo iri ku ntebe y'imbabazi, kandi ugeze imbere y'Uwiteka ugashyira umutima hafi, ugacisha umutima bugufi, ukemera ugasaba imbabazi z'icyo wakoze, Imana irakubabarira uko waba uri kose. Kuko ijambo ry'Imana rirambya ngo n'ibyaha byawe byaba bitukura tukutuku, nabyeza bigasa nka sheregi, sibyo? Icyo cyo nakubwira aka kanya, sindunungane, sibyo? Kuko mfite kamere, hari n'igihe nshaka gutambuka nkacumura, hari n'igihe nshaka kureba nkacumura, bya byo ndabifite ku muntu angajya buri cyayihana. Imana yarambabariye, ahubwo mbaza ngo ni iki nshishikarijwe cyanatumye nkora amasengesho. Mwene data, kuba nari umutinganye ndabishimira Imana ko nabivuyemo, ariko mu kuba nayishima nyene n'andi mashimwe aruta yanjye, kandi nkanashima n'umutima wanjye wose mbona abandi nasize inyuma nabo bari gukorera Nyagasani. Ko sinakwishimira kuzabona njya mu ijuru njyenyine, hari abandi twakoranye umwuga mubi. Ubutumwa barimo barakureba, hari n'undi tutaragira ngaho ejo bundi wavuze kuri TV nashaka kuvuga, avuga ati bari ati ngenda bazi nge bari abantu barabeshya n'ibiki, ari byo byandi twavugaga. Umuntu Jihad uramuzi? Umva tonto, abo ngabo sibyo bareke, uko nakubwiye cyo inshuti zanjye njye baka kanya nabakiriye umwami Yesu Kristo, sibyo? Muzi nk'umuntu, nta bindi birenzeho muziho, simbizi n'ibyo avuga, simbyitayeho, nta n'umwanya mbifitiye. Njye mfite umwanya wa Nyagasani, ndi kukubwira ubu aka kanya n'uyu munota, n'ubu ngubu iminota nguhaye yo gukorana nawe brother, nuko nshatse kuvuga uti ni ubuhamya ngiye guha abaturage bahinduke. Message nabaha rero ni iyi ngiyi, nshuti bene data. Message ya mbere, Yesu ni muzima kandi Yesu arakiza. Icyo nababwira cyo, uwumva yishinze icyaha, wumva yemeye icyaha, kumva ko ari umunyabyaha, yajya imbere y'Uwiteka agapfukama, agahinduka, agasaba n'Uwiteka akamuhindura. Niyo yaba yumva ko, ndabizi hari benshi cyane bumva ko bibagoye, ariko mbabyiza ukuri, umwana w'umuntu ntacyo yakumarira. Nanjye ushaka kubona narahindutse, ariko nanjye nabishoboza mfite bw'icyo nakumarira. Ukiri mubi wese nta bushobozi mfite namumarira, kuko nanakubwiza ukuri singiye kubabeshya pe impamvu runaka. Njyewe ubwanjye niyo twahurira mu nzira
twari tuziranye twarakoranye ibibi ubaka akanya niduhura mu nzira nkagucaho nkigendera suzababare kuko ikintu nkeneye cya mbere nkeneye kugira inshuti namaze guhindura inshuti za Nyagasani nizo inshuti zanjye mfite inshuti nyinshi hano hanze mfite inshuti nyinshi muvande mfite inshuti nyinshi wowe rero ukiri umunyabyaha naho wicaye aho ngaho uri kureba ibi ngibi wumvaga kuri inshuti yanjye wenda uhise unabyara bagenzi bawe ati dore iyi ni inshuti yanjye sinyiri inshuti yawe ukundi kubera isayo urimo ariko umwenda wahera watabutsemo kabiri buri wese yakwigererayo wapfukama ukabyira Imana ibyawe ejo ukazashaka umukozi w'Imana wegera ukamubwira kwatura icyaha cy'ubutinganyi si ibintu bikomeye cyane icyaha ni ibintu bibaho ni icyaha kirazwi muri Bible kiranditswe ni icyaha kibaho kandi umuntu yatura icyaha gihari mugira inama rero suzavuge ngo abantu baguseka ngo abantu ngo bagira iki ngo ntawakumva ngo baguteraho ngo comment biki emera ugira umutima umenetse ugenda imbere y'umukozi w'Imana uti ndashaka kwatura shaka gukorerwa deliverance nyizwe nakira agakiza erega shangazi suwe ngombwa bavandimwe mwimushyiraho umutwaro okay nagiriwe amahirwe kuba njye naramubonye nk'umubyeyi nkamwifashisha akamfasha mu rugendo rwanjye ndimo ariko ngo yafashe igihugu cyose sibyo ahubwo nimba hari n'abandi ndumva abantu ku ruhande hirya no hino bari kuvuga shangazi bari kumuvuga inkuru nyinshi zitandukanye bamuvuga nabi nimba nawe ushoboye wumva ufite ubwo bubasha nugira ubona ukamubona ukumva uramubwira arakumvisha of course umufashe ahinduke shangazi rega n'umubyeyi uriye afite umutima ukomeye rero inshuti bene data nawe uri hirya nimba uri umubyeyi nimba uri umupapa nimba uri umumama nimba ubonye hari uwabasha guhinduka ukabona wabasha kumuhindura mwiyegereza ariko nimutabikora muzagumiza muvuge shangazi kuko shangazi nakubona akakwakira Imana izamushoboza kumufasha twebwe uko turi abo ngabo sibyo shangazi amaze kugira 72 sibyo bagenzi bacu bakoraga umwuga w'uburaya n'ubutinganyi bagenzi banjye ni bagenzi banjye bubaka akanya kuko bo twabivuyemo twarakijijwe sibyo ntawe nabitakana rero icyo nababwira ni kimwe n'abandi tuzabakira nibaze kuko dukeneye ko imbaraga z'Uwiteka zigumiza kuganza ubutumwa bw'Uwiteka tukabuvuga henshi hatandukanye ku isi hose hatandukanye mu bihugu bitandukanye kandi bizaba byiza noneho uri wa wundi wakoze icyo cyaha erega nta muntu uvuga icyaha atakoze muvandimwe wowe rero inshuti yanjye muvandimwe uri gutekereza kuri icyo kintu wibaza uti icyaha ndagikora ni iki muri ubwo butinganyi ubwo lesbienne sibyo uko kwikinisha ubwo buraya uri inshuti yanjye pfuka musaba Imana imbabazi wegera umushumba agufashe nusenga bizaba byiza natwe bakwakira nimba mu rusengero bakwakiriye warasenze warahindutse inshuti bene data tutagiye kugusha inama za Yesu nawe nta kibazo waza twaba inshuti twanagendana kandi nzi ko icyambere kiryoha ni Yesu umva umunezero mfite ni urahagije ndaryama nkaruhuka cyo ni cyambere ndoga nkacya mfite isura nzima meze neza ndarya nkahaga ndanywa igikoma ndanywa icyayi nkumva ndishimye kandi mu by'ukuri mbere ndabyera kuri bagenzi banjye ntabwo naryamaga wasangaga amaso yanjye aho ndi hose ari umutuku nasinze ndi kazizi boate nirwa maboate sibyo mora nshaka abagabo imagine ariko ikintu ngiye njya mbwira bagenzi banjye imagine kuba uri umuhungu umugabo mugenzi wawe akaza mukaryama akagusambanya ukumva ko ari byo byishimo
urumva satani atari umugome? Satani hari ahantu yatuzirikiye, hari ahantu yari yatuzirikiye, ariko njyewe ubwanjye na bagenzi banjye turi kumwe, Nyagasani yaravuze ati bana banjye muveyo, twavuyeyo pe. ngo burya nk'inzo iki kintu wowe wabashe kunyuramo wakivuga gitunesorese. Mfa singiye kukubeshya, biteye iseseme n'agahinda pe. Ngenda bikubwiza ukuri, narabikoze pe muri uru Rwanda, sibyo? Uzajya akavuga uti John Lee namurushije kuryamana n'abagabo benshi, cyangwa John Lee namurushije guslayinga, shape nzamenya ko natari we, sibyo? Ako ni ibintu nje yangiriye neza bro, yangiriye neza, ahubwo nshuti bene data mugumize mu nsengere, Imana igumize kuma kwaguka mu gakiza kayo. Hari ahantu uvuze ngo barya ngo nta muntu n'umwe wakurusha, se nitira ngira amatsiko nko kumva ngo ese ubwo ngubwo nimba nahakurusha harenze na 200 bityo na 300. Oya, ibyo byo mubaye simbizi, sinanabikeneye, sinakubye ko nari nakeneye kubyibuka, ariko cyo nababyera cyo nawandushije, kuko urugero rwa mbere nguha ikimenyetso cya mbere cyo nawandushije, muri bose bari mu Rwanda nta numwe wigeze wemera ko ari umupede, nta numwe wigeze, na n'uyu munsi n'isaha, sibyo? N'abari kujya ku macano bakakanya bagatukana bagira iki bavugira abapede, nta numwe urajya kuri cano ngo avuge ngo ndi umupede ngo byemere. Ako ninjye muntu wafashe inzira neri namwe ndavuga uti ndi umupede, kandi sinjye wa mbere urimo, si yari njye wa mbere wari urimo, si yari nanjye wa nyuma. Nibitaye no ku ngaruka zaba wenda ko wabuvuze gutyo. Sinabyitayeho, sinitaye ku ngaruka za famiye yanjye, sinitaye kuki. Rero iyo numva inshuti bavandimwe babwira ngo mukizwe mumese kamwe, ko mesa kamwe yaratuye ku musozi wakabyaza nama, sibyo? Nkabona muracyatsembaraya, ahubwo mukajyaho ku masocial media mukandwanya mukanuka, kandi icyo nzi icyo nahisemo inzira nziza, niyo mwandwanya si mwangosha, ntabwo bazagutsinda, nta nubwo bansinda. Biriya se bari gukora babikora igihe kingana iki? Icyumweru nk'uko banega iminsi ngo baranega iminsi ngo nzaba naguye, nanjye reka mbitegere icyumweru kimwe 2 muravuga murambirwe mugende, kuko nawe uri buba bitaye, nta n'uwo bitayeho. Harabitaye ku ijambo rya Nyagasani, harabitaye nkubaka akanya, ahubwo njye biri no kumbabaza kubona ndi guhora mbabwira mukizwe, aho kugira ngo numve wenda mwana avuze uti uriya mwanya mutamujya kuri social media mujya kunuka mujya kunsebya munega iminsi, muvuga uti twakijijwe, sibyo? Twakiriye umwami Yesu umukiza, ukareba igihugu cy'u Rwanda ukuntu kiba paradizo, ukareba isuku niba paradizo. Ese inshuti bene data, ubona nubwo bavuga ngo batinganye barabivuka, ese wihanye kuba umutinganye Imana yarakarara? Ngaho reka mbihere ka teste gato, nibambabarire nimba bumva ko Imana ibishimiye, bandike na bya commentaire nge ndishakira akakana, mumbabarire pe, muri bakuru murakuze, mature enough, sibyo? Mumbabare mwese mukizwe. Ngaho yewe mutinganye, buri mutinganye wese wiyize ahwari, n'umulesbienne nawe ndaya, mufata akanya mugende mu nzu z'Imana, mukizwe, mwerure, mukizwe, turebe ko Imana irakara. Isi zakomeza zarushaho kuba paradizo cyane, ahubwo nibyo ahubwo turebe izi corona twumva, urebe ko zitahita zihagarara, nukuri urebe ko zidahagarara, urebe ibizazane bizirisi ko bitahita bihagarara. Inshuti bene data, okay, of course mwe batinganye si mwebwe banyabyaha ba mbere muriho cyangwa banyuma, ariko muri abanyabyaha, mubyange mubyemere, muri abanyabyaha, kuko nawe utari umunyabyaha already, kandi mukore ibigayitse mu maso ya Nyagasani. Njye impamvu benshi bari kujya ku masocial media bakavuga ese uriya yakijijwe ku giti cye akatureke biki, impamvu njye ndi kubabwira nzanahora mbabwira ndatazacicikanye babwire niyi: Nyagasani yamaye ubuhamya bwo kuvuga ku batinganyi, ko namaze imyaka 10 mu butinganyi,
ikintu bita umutingany ndakizi kuva a kugeza kuri z. Ni mwebwe nzabwira, yewe mutinganyi we, kwishyano rikugwiriye, kwishyano rikugwiriye, wacishijwe koko. Ngewe mpora mbibabwira, nshima Imana navuyemo nta ndwara ndwaye, nta sida mfite, sibyo, nta mutezi nakuyemo, nta mburugu, nta mugiga, ntaki, nta n'ubumuga. Uzi impamvu ibyo bintu byose navuyemo nta bintu mfite muvandi, ari nacyo kimenyetso abaturage bose b'isi n'ubuhamya Imana yashatse kuba. Nubwo nabikoze Nyagasani yagumije kuzajya ndinda, si uko nataryamanye n'abagabo barwaye sida, so n'ubu ngubu bari benshi cyane twaryamanye bazirwaye, bavuga uti uriya ibyo ari kwikora, never mind, nuko bitashoboka, wenda habe igitangaza, ngira ivuriro njyaho bafate test bazerekane to the world, ariko njyewe nzonde wendi muzima kubera Imana yandinze kandi yacyanagumije kundinda. Iyo myambi yanyu muri gutera nta nubwo basi iri kurenga aho muyitereye, kuko muri kubivuga ni ukuri, ari abo muri kuvuga bande ari abo bari i Burayi, ari abo bari mu Rwanda, ari abo bari muri Kongo, ari abo bari i Burundi, ari abo bari hehe, simbaza abo ngabo, simbaza, sinanakeneye kubamenya, nzi Nyagasani Imana. Abo bose bavuga ibyo byose, izo channel zose bari kugenda babivugaho, ngenda aho ndicariye, nta nubwo mbakeneye, nta nubwo nyeze kubyumva, kuko niyo byaca mu gutwi kwanjye byaza bigahungukira, kuko banera guseka, kandi ndanabashimira kuba bari kumvuga cyane, kuko ni ko Imana none iri kohereza abamarayika banyongera imbaraga bakanera imbago mu byayo. Ariko icyo nakwifuriza, nk'uko muri kuvuga ngo harya ngo ni agakino ndimo, ntabwo ari njyewe muravuga ati bariya ni agakino, uriya wabafashe kabashyira ahantu hamwe, hari indonya bashakaho, ariko igihe kizagera barekuze basubire mu byo bari barimo, niko barimo baravuga. Nawe ngira ngo urabibona ku mbuga nkoranyambaga urimo kugenda. Ntabyo mbona, nta n'ibyo nitayeho, kuko njye nta mwanya mfite wo kujya no kubisoma, njye mfite umwanya wa Nyagasani gusa. Ntabikubwiye, turi muri local iminsi 30, tumaze icyumweru tuyirimo, ibyo bintu kandi ndumva biri kuvugwa ngo muri iki cyumweru, sinzi, ariko abanyamakuru benshi bari kubimbwira, abavandimwe n'inshuti bakabimbwira. Anyway, ikindi kintu nakomozaho, inshuti b'Umutako TV, icyo nababwira cyo, Satani yo kubayobya. Abo bose bavuga erega baravuga ngo ubwami bubuze umukarabye, bubuze umuturage, babuze umukarabye. Babonye Nyagasani yisubije ibye, bagize umujinya, bagize ubwoba, batitiye. Nibihangane, njye ntabwo naje guhangana nabo, kuko mfite Nyagasani, sibyo, ungaragiye. Abo rero sha Mana, nta n'umwanya mbafitiye, njye nabikubwiye maze icyumweru muri local, nta mwanya tufite w'ibyo by'amasocial media n'ibiki, even n'abakunzi banjye bo kuri account Facebook, yajya mu bandi Jean de Dieu, yajya mu bandi John Lee, kuko John ni Jean n'ubundi, ntango duheruka kuvugana kenshi, sibyo. Niyo mpamvu ibyo rero by'abariya ntango mbyitaho, nta n'umwanya nzabibonera, kuko nkeneye kwiga Bibiliya, nkeneye kuvugana n'Imana, nkeneye kubwiriza ubutumwa bwiza. Yewe n'abo batinganyi niba batabyumva, niba babyihorera, hari abandi baturage bari ku ruhande bakeneye kubyumva, bakakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza. Ako abantu barakoje mu kugarukamo ngo abantu, njye icyo nababwira cyo, erega muvandi, umuhamagaro wanjye njye mbibabwire nawe basubiriremo. N'aka kanya nibo n'ubu nicaye ku mukeka, nashyize amavi hasi, ndi ku mavi, ari bo nemeye mfata iminsi 30
kubera bo kandi nzi ko Imana inyumva simuzahinduka mwese ariko muzahinduka ariko byanshimisha mwese ariko ni ukuri ko Imana reka nguye kuri bro uri umuntu w'umugabo ibaze we uzi ko n'abayobozi baduha igihembo cyane bose bahindutse cyane nkabona twahuriye nko muri stade Amahoro turi gutanga ubuhamya tubyira abaturage ariko ubu nzatanga amahoro nzatanga ubuhamya gute ubu naruse nsigaye ninya kujya mu rusengero mpagarare mvuga ubuhamya aba bawunsa baba bahagaze ku muryango sibyo abasekirite kuko mba numva ko banazana ibisasu bakadutera ariko uza amagambo ndi kumva mu Rwanda ibyo ntabwo byaba uza amagambo ndi kumva ngo mu Rwanda dufite umutekano uhagije urahari uzagenda utanga ubuhamya nta kintu na kimwe urahari pe ariko ukurikiye social media nubwo nabireba harimo benshi babibona bari kubikurikirana mu masaha n'injoro bakaba baramamagaye ati urapfuye karabaye avuga abaye ikiza ati dore hari abari kuvuga kuri IG Instagram ngo ahubwo ngo mufite ishyano ngo mufite ibibazo mana mwibaze se kuko mana umubiri ni uwanjye ubuzima ni ubwanjye kugukorera ni ukwanjye mfite uburenganzira nawe afite uburenganzira bwo kuba ari icyo ari cyo si binandeba nta n'uwo nashinjije ngo ni iki sibyo icyo nisabira arajya kuburana nigeze muvuga nigeze mvuga izina rye ese nigeze mutunga urutoki icyo nyine ngewe ndi kuvuga muri rusange umutinganyi uwo ari we wese najye ku mavi asaba Imana imbabazi akizwe yakira agakiza abyare yororoke nk'umusanya wo ku nyanja u Rwanda rwacu ruturwe n'abaturage u Rwanda rwacu rwororoke dukeneye urubyiruko dukeneye abana bazaba Rwanda rw'ejo twebwe turi gusaza muvandimwe twebwe turi gusaza ese abagabo bose b'igihugu cy'u Rwanda niba batinganye u Rwanda barashaka kuruzimira ese to the world let me tell you something brothers why you are not changed about who you are a man God loves you because you are a man how dare you can feeling like a woman how dare you please forgive if you don't respect me but respecting a God please respect God. He's our lawyer, even he's our judge. He's the one who judging you. I'm not judging you, boy. Even I don't want to judge you. But the things I want, please believe in God and trust God. And kneel down, tell God all your problems and who you are. God, he will show you true you are. mwabyumvishe yagerageje kuvuga byinshi nk'ibyo yasubiyemo avuga mu Kinyarwanda no mu Cyongereza tuzi ko Umutako TV mwese ku isose mutwumva nyamuneka mumuha amahoro tuganye ku musozo tubaveho bumvishe Umunyarwanda ati habwirwa hesho akagira gute hakumva beneyo bayumvishe ariko in message ku musozo naho abakunzi b'Umutako n'inshuti zanjye dukomezanyije urugendo ndabasaba inkunga y'amasengesho amasengesho arakenewe kuko Satani ari kugaba ibitero byinshi by'amagambo ariko ntacyo bintwaye nta nicyo bingejejeho izi ni inkuba ndi kubona n'imiyaga ndi kubona naho ndabona inkuba n'amahindu ariko icyo nzi cyo dufatanyije muri Nyagasani Yesu Kristo tuzatsinda njye na bagenzi banjye iyo niyo ntashyo bampaye ngo mbahe ntashyo ya mbere mbasaba ko amasengesho ari yakenewe ikindi cya kabiri mu by'ukuri pe barabashimira cyane kubw'inkunga n'imbaraga z'amasengesho muri kubaha murakoze Imana iduhana umugisha urakoze nawe kuba waduha ikiganiro kirimo ubwenge kirimo ubutumwa
nanjye ushobora kuba hari byinshi nagukuyeho, ntabwo umuntu aba intungane, ariko hari akantu ushobora gukora ugakosa gatoya, ariko wakumva ubuhamya nk'ubu ukagira akantu wumva ugahita ukavamo. inshuti mbabarira, wenda tuzakomeza ikiganiro, ariko ndabizi Imana yamaye ubuhamya, hari icyo yamaye. Njyewe focus yanjye iri kubage, ariko hari n'abandi bantu. Message nabaha inshuti bene data rero, si uko nitaye kubage gusa, ariko nawe munyarwanda, yewe muturage uri ku ruhande, wowe utari umuge, wowe utari umulesbienne, wowe utari indaya, wowe ugerageza guca inyuma umugore wawe, wowe ugerageza guca inyuma umugabo wawe, wowe ugerageza kujya kwifuza icya mugenzi wawe, wowe uri gutekereza kuroga, wowe uri kujya mu bapfumu, wowe uri gushaka igikundiro aho kitari, nshuti mwene data, pfukama, byose ni Yesu bitanga. Ese mugabo, wowe uri guca inyuma umugore wawe, Imana yaguhaye uwo mugore, Imana uyita igicucu, nuko itabonaga ari we mukwiranye. Ese numuzanira sida, ejo ugasanga gusigiye abana b'imfubyi, abana ukabazanira ba mukase, bizagenda ute? Ese ejo wowe nujyamo ukarwara iyo sida, abo bana bawe ukabasiga ku gasozi, bizagenda ute? Wapfukamira Nyagasani ugashima umugore wawe. Nawe mugore nuko bimeze, pfukamira Nyagasani ushima umugabo wawe. Yewe gisambo, yewe wa gisambo, nimba warugiye no kwiba abantu ugasanga bari kwireba iyi interview, nushaka kwita upfukamusenga Imana, nababwira bagusengere pe ukizwe, kuko baravuga ngo ubutunzi bwinshi buri kwa Nyagasani Imana. Of course iyi microphone ni yakora iguze, Nyagasani niwe yayiremeye. John ninza nkayiba nta kizamarira, nta n'umugisha izamesha. Ariko by the way, nimpfukama nimba nyikeneye nkabya Nyagasani ati Nyagasani nanjye microphone nkiri sha izana guhire nzingi sibyo, alhamdulillah. Ninyisaba kamera nkiriya izama kamera ewana y'inzobere, kandi imbere n'umugisha, sibyo nyijyane buri hamwe. Ariko iyi ninyiba ejo naho nzajya gukora itangazamakuru, ko nzavuga uti nibayibona kuri channel baramenya ko ari indi yabo, barahita baza bamfate already. Nshuti rero mwene data, ikitari cya ushatse wakireka ugapfukama ugasaba Imana, Imana irumva, itunze ubutunzi bwinshi. Wowe wanga mugenzi wawe rero, icyo nakubwira cyo, wowe Imana iragufite. Wowe wanga mugenzi wawe, Imana iragufite. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, kuko Nyagasani Yesu Kristo ajya kuva ku isi yaduhaye itegeko riruta ayandi, nikunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Abanyabyaha ni benshi, tuvuze twarondogora bwacya, kandi urabizi ndi muri gahunda y'amasengesho. Tuzakomeza tuganire, yego, kuivuga butumwa ritandukanye. Akenshi na interview yindi nshaka bibabwiza kuri nanabonera kubya bakuru b'abanyamakuru bagenzi bawe, na interview yindi nshaka ya ese ubuge bumera gute, bya bimeze gute. Nimbikenera nshaka gutanga ubuhamya nzabikubwira. Icyo nshaka niyobokamana, tukaganira ku bya Nyagasani, ibyiza Yesu Kristo ari kunkorera, ubwiza ari kunsiga, aho ngejeje, umunezero mfite, ibintu nk'ibyo. Murakoze, Imana iduhana umugisha. Urakoze nawe, Imana iguha umugisha. Baranakoze cyane abantu bari badukurikiye, naho dusoreje ntabwo twongera gusubira inyuma, naho ngaho dusoreje abari badukurikiye mwumvishe. Ntabwiye ko nzaza gusenya bya bikuta byanze gusenyuka, maze gusenyamo bike, ariko byinshi biri imbere, hamwe n'abantu nk'aba ngaba n'abandi bazaza kuri ino kamera batanga ubuhamya bwiza, berekana ibyiza, bari kumwe natwe. Tugomba gusenya inkuta za Satani zose mbi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Murakoze abakunzi ba Umutako TV, subscribe, like, share and comment kugira ngo kino kiganiro ugisangiza abandi. Ngiye nitwa Isaka Manager. Amara Imana abane namwe, kurikira ikindi kiganiro kigiye gukurikira iki.